nk'uko twabivuzeho mu kiganiro giheruka twifuzaga ko koko motion yagerageza yakurikiranwa ariko byarabaye aka kanya koko nk'uko amakuru twabonye yasohotse bari mu maboko ataraye mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Mbonereho nshimira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, biragaragara ko baba bari tayari kandi baratwumva, biranagaragara ko bakurikiranya imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye. Uyu Moses Motion ngira ngo sinatinya kuvuga yuko yatemye ishami yari yicayeho cyane, ariko nimba dutangiye kuzajya dusenga abandi bantu hariya nkeka ko tubarebana hari abantu bamaze kurengera cyane kandi babifashijwemo n'aba biyita abahanuzi, biyita intumwa z'Imana ngo babahanuriye, bababwiye ibizababaho, bababwiye abababangamira, abazababangamira. Abo bantu reka mbabwire ngo abo bantu ntago bakwiye gutegwa amatwi ngo bumve. Yego. Bakunzi ba 001 TV Rwanda, nongere mbonero mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana abane namwe, amajyepfo amajyaruguru, iburengerazuba, iburasira bwaryo. Ese mumeze neza? Kubwanyu ndizera ko mumeze neza, kandi abatameze neza mwihangane, uyu munsi bari bibi ejo bikaba byiza. Niyo mugambi ni nayo gahunda y'Imana. Rero turagarutse bakunzi ba 001 TV Rwanda, wowe utarakora subscribe ndagusaba yuko wafata amasegonda abiri gusa ugakanda kukazogera, bityo tugakomeza tukabana mu biganiro byacu amanywa nijoro uko biza bikurikirana. Ba diaspora bari mu mahanga, Uburayi, Aziya n'ahandi, mwese muvuga cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndabasuhuje. Nge ndi Rashitsoni, nkuko mubizi ndi kumwe na mugenzi wanjye Barafindura. Barafindura, umeze ute? Bimeze bite uyu munsi? Nashukuru Allah. Uyu munsi umeze neza? Ni amahoro cyane. Ibintu ni amahoro? Nashukuru Mungu. Ko numva ndambaduko mwa? Mbaduko se? Ndambaduko amugani wansavi. Ibintu byose ngo biza bigenda gake gake. Biza bigenda gake gake. Yego. Ariko uyu munsi ntago biri bugende gake gake. Ko cyane ko ndashaka ko uyu munsi tugiye kuza dushima. Turashima kuko ubushize twaranenze, ntekereza ko byagize n'icyo bitanga. None uyu munsi rero tugiye kuza dushima. Ku tariki 12 z'ukwezi kwa kane mu masaha ya nimugoroba, mu masaha y'ijoro, umugabo Moses Motion nibwo habayeho operation yo kumufata. Ntabwo yarizeye yuko bari bumufate. Benshi bari bazi ko ariko Tamasimbi yuriye indege, ariko ibyo yavuze yari yibereye mu rugo iwe. Ayo makuru wabo yazi ko yari yibereye mu rugo iwe? Ya makuru narayumvise ko yafashwe. Ndavuga nti kweri buriya hari abantu baba bumva kandi bakumva bakanakora. Yego. Nkuko twabivuzeho mu kiganiro giheruka twifuzaga ko koko motion yagerageza yakurikiranwa ariko byarabaye aka kanya koko nkuko amakuru twabonye yasohotse bari mu maboko ataraye mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Yes, rwamaze kuba rwamufata, ategereje kuba yagenda yisobanura ikibazo kimwe ku kindi bijyanye n'inkuru n'amagambo yari yiganjemo, navuga ngo urwango, yiganjemo amacakubiri, kuko buri iyo atangiye kunenga igice kimwe cyangwa se ukanenga uruhande runaka uba ushaka gucamo ibintu ibice birenze kimwe. Nkuko rero yatangiye acamo ibice abanyarwanda, nawe nkeka ko ababikurikiranira hafi nabo ntago bari basinziriye. Tubashimire yuko bakoze akazi nkuko bikwiye, kandi n'undi wari we wese wagerageza gutera ikirenge mu cyaturahirwa nawe byazamubera nka kuri. Mbonereho nshimira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, biragaragara ko baba bari tayari kandi baratwumva, biranagaragara ko bakurikiranya imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye. Uyu Moses Motion ngira ngo sinatinya kuvuga yuko yatemye ishami yari yicayeho cyane,
ibi ni ibintu dukwiye kunenga nk'uko twatangiye tunabinenga. Ndashimira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha baratwumvishe, babasha no kumukurikirana baramufata, kuko iyo umuntu atangiye kuzana ingengabitekerezo nk'iriya aba ari kwangiza igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Uvuga ngo nuvuga ngo ni igihugu n'abanyarwanda n'abandi batekereza cyangwa batekerezaga neza igihugu cy'u Rwanda na babandi bifuzaga kukigana, kuko buriya iyo umuntu yibereye nko hanze yari akumva amagambo avugwa n'umuntu nka motion akumva ayo magambo ahita yumva ko ibyo avuga ashobora kuba ari ukuri, iyo atari yagera aho biri ngo arebe neza yirebere mbega muri make, kuko ubona ko abantu benshi bakakanya navuga ngo bicwa no kumva amakuru runaka nkaho barebye babanze bicare bayasesengure neza, babanze barebe na cya kintu bavuga ko ari ukuri, bagahita bajyana n'iyo nkuru bumvise. Ugasanga ntabwo ibyo agiye gukora mwako kanya ntabwo abijyanije n'ibihari, ahubwo abijyanishije n'iki, abijyanishije n'ibyo yumvise. Ni nabyo rero navuga ngo nabwira abantu benshi, buriya kumva ni kimwe no gutekereza ni ikindi. Ibyo twumvise tujye tubanza tubitekereze. Hari ibintu byinshi cyane abantu bitwaza. Iyo umuntu avuze amagambo nk'aya, umuntu wese aribaza ngo ese uyu muntu ni muzima mu mutwe? Uyu muntu ntago yaba arwaye mu mutwe? Ese uyu muntu ntago afite ibindi bintu byaba bimukoresha? Bityo rero urwego rw'igihugu rwafashe intambwe yo kumupima kugira ngo barebe niba ibyo yavuze koko yaba yarabivuze abigambiriye cyangwa se hari ibindi bimukoresha. Ariko amakuru ari hanze nuko ngo bamusanzemo ibiyobyabwenge biri mu rwego rwo hejuru kuruta ibyo basanzemo fata ku mavuta. Buriya rero nanjye navuga ngo urugero rutoya, hari ibikorwa mu gihe gishize nagukeka ko niyavaho nk'ukwezi. Nge nabonye ubwo yari yagiye gutamba, sibyo ibintu by'ibyenda by'ibiki ntazi bimeze nk'iby'abapfumu n'itaka, ajya mu rusengero rwa ADEPR ngo agiye gutamba, sinzi amagambo yaherekejeho. Urumva nahise mbona ko uriya muntu ashobora kuba afite ikibazo cyane mu mutwe kandi gikomeye, kubera ko uriya muco nkeka ko mu Rwanda ntabwo kibaho. Ibyo sinzi ibyo yari arimo aterekera, ariko ibyo yaterekeraga nkeka ko hano mu Rwanda ntabwo byagiterekera. Hano mu Rwanda turasenga, hano mu Rwanda tuzi Imana, hano mu Rwanda nuvuga ngo ibyinshi tubamo n'ubuzima tubamo tubukura mu mirongo myiza y'intumwa z'Imana. Akaba ari nabyo wenda navuga ngo nakomereza kuri aba bantu baza biyita intumwa z'Imana, nkeka ko nibo bashuka aba bantu bafite imitekerereze navuga ngo itagutse, imitekerereze nkene, bagahita bumva ko ibyo bababwiwe ari ukuri. Mbere yuko twinjira hariya rero kuri abo bantu b'abapasiteri, njyewe ndebye nkurikiranye amateka ya Moses, uburyo namwizeho n'uburyo namwumvise, uyu muntu ntekereza ko no kwitwa ngo ni umu ADEPR, uyu muntu arabeshya. Uyu muntu arabeshya. Aba bantu babegeranye, se twabita begeranye cyane abatinganyi. None se ubundi bitwa ngo iki? Cangiyewe sinzi urwego nabafatamo. Reka tubita abatinganyi n'abegeranye kuko ni amazina yabo. Iyo wifashe ukabeshya, ese niba ubeshya abantu n'Imana urayibeshya? Agiye ngo mu rusenge agiye gusenga iki? Akora amakosa nk'ariya, ari umuntu w'umutinganyi kuri. Icyo nicyo nahita mvuga rero ngo koko nimba dusenga, reka dusenge. Nimba dusenga ibyo dukwiriye gusenga. Turabizi ko Imana niyo yonyine yo gusengwa. Ariko nimba dutangiye kuzajya dusenga abandi bantu, hariya nkeka ko tuba bebana. Hari abantu bamaze kurengera cyane kandi babifashijwemo n'aba biyita abahanuzi, biyita intumwa z'Imana, ngo babahanuriye, bababwiye ibizababaho, bababwiye abababangamira, abazababangamira. Abo bantu reka mbabwire ngo abo bantu ntago bakwiye gutegwa amatwi ngo bumve. Twagakwiye kumenya ubwenge tugaca ubwenge. Ubaka kanya nimba umuntu ahagarara ngo njyewe naraye neretswe ngo Imana yambwiye, atwaza Imana ibitabo. Urumva ngo yambwiye yuko uriya muturanyi wawe ngo ari we ukuzengereza, ni utuma abana bawe bararabarira, ni utuma mu rugo rwawe nta bashyitsi barugendamo, ni utuma mbega akagenda akazimanura ibintu byose akabimurunda mu mutwe. Wa muntu rero wumva nawe wumva ujyana n'ibigiye, agahita avuga ati koko uyu muntu nibyo. Ugasanga araje
umuturanyi we yatangiye kubonamo ikibazo, abavandimwe be yatangiye, basenye sosiyete nini cyane, kuko batandukanyije. Hari imiryango yatandukanye kubera ibyo ngibyo by'ubuhanuzi. Yego. Hari inshuti zatandukanye kubera ibyo bintu by'ubuhanuzi. Urumva? Hari ibikorwa byinshi byahagaze kubera ko abantu bari babihuriyemo, bagendaga bahanurirwa yuko harimo abatashaka ko bigenda neza. Yego. Uri kumva? Yego. Byarangira numva ko nimba yamaze kuvuga ngo ni umukozi w'Imana cyangwa n'umuhanuzi wayo, ngo Imana yamubwiye, agatema ngo ibintu Imana yavuze, nawe agatangira kubirema kandi akanabibona. Kuko buriya iyo umuntu akubwiye ngo urugero avuye ngo uri umwanzi wanjye, yego, nanjye nkahita numva ko kuri umwanzi wanjye, niyo mbigumye muri ubwo buryo bitabona ko kuri umwanzi wanjye. Tugarutse inyuma gatoya tutarava kuri uyu motion, iyo umuntu avuze ngo nanga umukuru w'igihugu, even nanga n'umuryango we n'inkotanyi muri rusange, uwo muntu njye mbona yanga igihugu n'abanyarwanda. Buriya icyo nicyo gisobanuro cya nyacyo, kubera ko iki gihugu gifite abaturage, gifite abayobozi, gifite umuco mu bikiyobora. Kuko buri ibyo bintu ntabwo bitandukana, hari umuryango, ubuyobozi n'umuco. Umuco w'igihugu niwo utuma igihugu kiba icyo ari cyo. Yego. Kuko burya iyo igihugu kidafite umuco n'ubundi nkaho ngo kiracika. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda, ariko ubundi buriya igihugu gifite ibikigize. Nimba baravuga ngo ubuyobozi bw'igihugu urabwanga, yego, ese nimba ubwanga, ubwo urumva ko navuga ngo si igihugu gusa, mbega n'ab'inshuti z'igihugu baba deja niba wamaze kwanga umukuru w'igihugu n'umuryango we n'abanyarwanda muri rusange ntubakunda, none se babakunda bivuga ko na se ntabwo amukunda. None se inkotanyi ni iki? Si abanyarwanda? Abanyarwanda ni twese muri rusange. None se nimba yanze inkotanyi niwe nanjye yanyanze deja, na papa we yamwanze, abantu bose na nyina yamwanze. Bivuga ngo nimba aravuga gutyo, ahubwo uyu muntu uburyo afatwa siko yagakwiye kuba afatwa. Ariko uyu muntu yagakwiye kuba afatwa nk'umuntu, navuga ngo ese ni iki? Nk'umuntu w'umwangizi, kubera ko arimo arangiza mu mitwe y'abanyarwanda. None se dufate ko aya magambo motion yavuze Moses ari ibiyobyabwenge byatumye ayavuga, kubera icyo abantu baza bakihishimira ibiyobyabwenge ngo nibi byabinkoresheje, kandi baca umugani mu kinyarwanda ngo umuntu buriya asinda nicyo icyo yatekereza, icyo yari asanganywe. Buriya biriya biyobyabwenge icyo bimufasha, yego, ubundi nicyo binashinzwe. Icyo bimufasha ni ugusohora bya bindi bimuri, gushirika isoni, agashirika isoni. Ntabwo ibiyobyabwenge bikwemerera guhisha. Ibiyobyabwenge iyo watangiye kubifata bitangira kuzajya bigutegeka kumena amabanga yawe, ukamena n'ayandi yose uzi, kubera ko ubwenge nta buhari. Buriya ubwenge, umuntu ufite ubwenge butarayoba, iyo yumvise ibintu cyangwa abonye ibintu arabyanariza, yego, akabishyira mu buryo bwabyo, inshuro 7 avuga ngo abanza kubikaraga mu kanwa ke inshuro 7 mbere ko abivuga. Iyo nta bwenge buhari, ni wanda ahita afata cya kintu, bya bindi bimurimo adatekereje ko cyangwa ugasanga yahise abishyira hanze. Ubu dufate ko Moses nta bwenge afite, ibyo yavuze. Ubwenge arabufite, ahubwo bwarayobye. Ubwenge bwe bwarayobye, ko adafite n'ubwo bwenge, uretse kuba bwayobye ntabwo yanavuga. Yego. Rero navuga ngo ibiyobyabwenge nabyo ntawe ibisiga cyangwa ngo ugire iki urundi rwego bishyiramo rwiza, nabyo ntago bikoresha abantu neza. Imitwe y'abantu ntago ibyakira kimwe. Hari imitwe ibyakira ntibigire icyo biyitwara, ariko imitwe myinshi irayayuka. Yego, irayayuka. Niyo uzasanga nyine abantu nk'aba baba baramaze gushira isoni, akumva ko azahagarara hariya akaza hano kuri kamera, yarangiza agatangira kuvuga, mbega n'ibyo avuga ntabwo yakwiye kuba bivugirwa kuri kamera. Yego. Ubwo rero muri make motion ntabwo navuga ngo ibiyobyabwenge bifite uruhare rwabyo, ariko nawe afite kamere ye. Yego, kamere ni ibimurimo, witinya kubivuga cyangwa ngo ubisasire. Moses ibi yavuze byari bimurimo, byari anabigambiriye kuzabivuga. Niba kubwira ngo umunsi wa mbere First Lady yamubwiye ngo ndifuza ko uzambika nyakubahwa Perezida wa Repubulika umwambaro wawe, yarangiza akarara ngo arira ngo niba ari ikintu cyamubaje mu buzima nicyo kintu, mu gihe abandi yagakwiye kurara abyinira ku rukomo. Ni nk'ibyo byose rero nuva mushora motion ubundi ntabwo kiri ikibazo, kuko ibo ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Navuga ngo
abanyarwanda kubwo turuhuke mu mitima kubera ko yamaze kugera aho akwiye kuba ari agenda abazwe impamvu imvo n'imvano ubwo wenda icyo ubutabera buzasanga gifite ishingiro nicyo bazashingira numva atari umuntu twakwirwa tushyira mu mitwe yacu kuko ni virusi kandi virusi burya yangiza uwayanduye. Tuboneraho gusaba abanyarwanda urubyiruko ababyeyi bacu batubyara banyarwandakazi mugerageze tuganirize urubyiruko tubereke ko kera habayeho jenoside yarateguwe kandi yarabaye ishyirwa mu bikorwa. Aba bantu bafite imyumvire itari myiza nka ba motion ndizera ko hari n'abandi nyuma ye bafite ibitekerezo nk'iki. Nsaba rero ko bahinduka tukubaka igihugu cyiza kidafite amacakubiri. Uko niko kuri twicare dutekereze neza, dutekereze ejo hazaza heza haba hacu n'aho igihugu, dutekereze ibikorwa dukorera mu miryango yacu, amagambo tuvugira mu miryango yacu, amagambo tuvugira imbere y'abana bacu, ari amagambo tumenye ngo uko byagenda kose nubwo aka kanya wabona ko ntacyo atwaye hari igihe kizagera akagira icyo atwara. Ubwo ni mpamvu twakwiye kuvuga ngo tujye tubanza twicare dutekereze ku byo tugiye kuvugira imbere y'imiryango yacu n'abana bacu. Imbwirwaruhame tubonye nimba ugize amahirwe yo kuza ukicaye ubona kamera yo kuvugiraho, yivugireho ibintu bifite icyo bihindurira abantu, bifite icyo impact nziza ku bantu. Nuzana ikintu cyo kuvuga ngo urabate ubundi hari abantu bamaze iminsi buri munsi ahubwo twe mbona abakora inkuru zitera abantu ubwoba, zibakura imitima, zibabwira yuko ibintu byacitse mu Rwanda nta mahoro ntaki. Buriya ibyo ngibyo twebwe twicare twumve ko igihugu gitekanye, twumve yuko witinya kubibabwira babwire ko u Rwanda nta mahoro, u Rwanda ruratemba amata n'ubuki, u Rwanda ni amahoro, ni visit Rwanda muze mudusure. Namwe muri iyo ngiyo ikota amasimbi mwumva amagambo ya ba motion nimuze tubatembereze mu rwibutso murebe byarabaye. Ikindi rero navuga ngo twebwe tugire gutese tureme uburyo bwiza bwo guhaniramo, bwo gukosoreramo, bwo kuganiriramo abantu, mbega tubagarure abantu dushaka uburyo ibiganiro byiza bishobora kububaka mu mitwe, bibabwira ngo uva kuri iki kujya kuri iki, bibabwira ngo iki ni kibi iki ni cyiza, ariko kuvuga ngo kuko dushaka views ngo tuje twasame tuze tuvuge bandi byaye ibira bintu tuza tukavuga, tujye dutekereza ese nta bantu bigiraho ingaruka. Ese mu gihe kizaza bwo bizaba bimeze bite? Ese biriya bintu turi kuvuga hari ikintu bishobora kumarira umuntu? Buriya no muri societe mu buryo mu buzima busanzwe reka ko ibyicaro byinshi cyangwa se n'ibiganiro byinshi tugirana n'inshuti zacu twagakwiye tuzadukorana inkuru, tugirana ibiganiro biruhura imitima yabo, byubaka abanyarwanda, byubaka igihugu, bya bindi uza umuntu yakumva kumva n'ikibazo afite mu mutima kiroroshye. Kuko ubaka kanya abantu benshi bafite ihungabana mu mitima yabo kubera kumva inkuru, navuga ngo ni akajagari k'inkuru, izisenya abantu, izigira gute, byambaye nanjye, ugasanga muri we ntabwo ajya atekana kuko nimba yumvise ikintu kimwe kini cyiza kinini kibi ugasanga n'imbaraga zo gukora zigiye zigabanuka. Urakoze cyane Barafindura, ukoze hasi unyibutsa gutora ibuye, niwo mugani baca mu Kinyarwanda. Hari saga ziri kubaho zaba abapasteri, bamama pasteri, abapasteri, insengero zavuye mu masinagodi zimukiye kuri YouTube, zimukiye kuri YouTube. Sana ndi kubona abamama nagakwiye kuba nubaha mu kinyabupfura mu cyubahiro cyabo, aka kanya noneho nibo bari kuza kuri YouTube gushirana hanze ibyo bakoze n'aba ibi byura bivuga wiki. Ibyo rero icyo nabivugaho navuga ngo abamama pasteri cyangwa se n'abandi bantu biyita abakozi b'Imana nk'uko noze mbivuga ntabwo ari ukuri, bari abantu ntabwo ari abanyakuri. Bari abantu nuvuga ngo barabeshya abakirisitu babo kugira ngo babakureho ayo maturo, kuko hari urugero rumwe wenda rw'abapasteri benshi ariko navuga ngo abenshi bamaze kumenyekana, sibyo? Ntasubiyemo amazina yabo ariko ntabwo bamenyekanye mu byiza, njyewe bamaze kumenyekana muri saga. Hari umwana w'umukobwa, w'umukobwa, urabona bavuga ngo bakiza ngo indwara bagira gute, uwo mwana w'umukobwa njye ndamuzi gutya,
duhura kenshi njye namubonye muri rwa rusengero rumwe rw'umupasiteri umwe ngo nawe amukiza amadayimoni ariko nkaba nisanzwe muzi ari muzima ubwo kumubona ndatungurwa uwo mwana tuganiriye njye naramwegera urumva ko n'umuntu dusanzwe tumenyeranye tubonana ndamubaza koko buryo urwara amadayimoni arambwira ati wapi wakintu ati waragoswe wasigaye inyuma urumva ati wapi wakintu ati buriya nari ndimo gukorera amafaranga gute ati buriya ariya hariya bari bamaye 50 nukuvuga ngo bariya yagiye nk'umwaka uretse gato utarankaribagirwa nukuvuga ngo aba bapasiteri aba bita ba apotre ngo bakiza abantu ngo bavura amajini mu izina rya Yesu ngo bajya mu myuke ngo itara chante venire gipumantira umwana santire katika jina la Yesu kwa roho ya Yesu nawe ndumva wagira ngo arajyumupana nukuvuga ngo oya unubwe skoro bwabo batuzanira nukuvuga ngo aba bapasiteri biyita ngo naba apotre batanga ruswa bagafata abantu akaza yigize uwamugaye akajya mu myuka akamusengera akavuga ngo aramukijije buriya bariya abapotre bo mbega barategura barampamya n'aba director beza ba filime ahubwo bakora filime nziza yego kuko bafite bari abantu bazana b'abarwayi bakagenda bakabigisha kwatinga nk'abarwayi kandi atari abarwayi noneho akaza hariya mu rusengero wenda ririho n'icyo gisima akagenda urumva ko bafite ibikoresho byose buriya akagenda ikisi bakagihomaho akaza kigendana gutya gitera yagera hariya pasiteri akaza ati bana fire ngo Imana yakunyeretse ngo ngwino ngo guhera umunsi ngo Imana ikurambitse ibiganza byayo ngo ugiye gukira ngo uburwayi yarumaranye imyaka 70 ingahe ngo iyo nyonje ngo iragiye ngo mu izina rya Yesu igahita cya gisima nawe urumva ko kuri ya sekere yabo baziranyeho ibana gatangira agira gutya ako barafi ukabona ahagurutse natwe twazashingira urusengero tukajya tukuramo abana amatu nanjye naravuze ngo nge ndya kagabuye jewe ikintu cyose ko batagaburira bari abapasiteri nyine barakubiye akagabuye ndya nawe niba umuntu agenda muri vewiti ya miliyoni 40 ingahe yakuye mu maturo y'aba ariko nawe agenda n'imyimba y'iby'abandi yariye buriya none se buriya umwesiko rugira ngo hari icyo abayicuza ariko reka nkubwire buriya nta mutima uticuza buriya n'uwe wakora iki uzagikora ugende wumva nta kibazo ariko hari aho uzagera cya kintu kikakubaza cya gikorwa wakoze kikakubaza aba babyeyi rero kikakubaza aba babyeyi bari kwishira ku karubanda ngo basambanye na runaka undi nawe akagaruka ati nawe byagenze gutya undi nawe ngaho giri inama ubahe n'impanuro kuko mbona ari ababyeyi biyubashye ariko ndabona bagiye kwikuraho icyubahiro Imana yabahaye burangiye dore ikintu navuga ngo cyoroshye cyihuta uriya mubyeyi wavuze kuriya cyangwa uriya muntu wavuze kuriya njye nahise avuga ngo utaratekereza ku bandi bantu tekereza ku bana biwawe abo bana bumvise uvuga gutyo bakubonye ngo nukuri gukorera amafaranga ugiye amafaranga uri gukorera y'umwanda niyo ugiye kubagaburira yego tayari aba bana nta nubwo bazavamo abana banyabo bizagorana gute none se bizoroha gute umwana wariye amafaranga yavuye mu binyoma nk'ibyo wazaba umunyakuri bivuge neza mu Giswahili baravuga ngo umwana wagaburiwe ibiryo byavuye muri haramu akura ari umwana haramu n'umwana haramu deja nuvuga ngo rero nibo babandi duhura nabo mu mihanda batera abantu ibyuma nibo bandi duhura nabo mu mihanda baniga abantu nuvuga ngo ubundi ayo wonse niyo mbega niyo ayo wonse buri amashereka wonse agira ingaruka nziza cyangwa mbi ku mubiri ahazaza hawe none urabona ibi bintu bitazagira ingaruka ku bana baba mama pasiteri icyo rero nicyo nakubona ninjye kubwira ngo aba bana bazakura bana mama pasiteri bari muri iyi shusho tubabonamo yego bari muri iyi shusho tubabonamo nkeka ko aba bana nabo gusabirwa yego aba bana nabo gusabirwa nabo nimba bango babandi basenga bagakwiye ko aribo basengera kuko bafite ejo hazaza hatari heza kubera ko azakura muri situation bamubwira mama we uwo yari we ibyo yakoraga ibyo yagize gute kuko ni mumwe ngo mama pasiteri umwe avuye ku mugabo arasenye yagiye kuwa kabiri biranze yagiye kuwa gatatu biranze ariko se ko ndi kubona bari kuza ari benshi batandukanye habanje Asiya avuyeho haje Pastor Mutesi avuyeho haje aryo bari kumwita nde uriya Julienne we ntabwo ari muri ibi byo kugira by'ubusambanyi cyangwa se n'indi mico mibi ahubwo we
we namubonye ku rubuga rw'umuntu bita Bakame avuga ngo uriya pasiteri ngo ni umukozi wa shitani, mbega ni umuntu mubi cyane. N'iki ko ari umukozi wa shitani? Ese shitani reka nkubwire, barakubwira ngo niba ugendana n'umujura ubwo uri iki? Ubwo uri umujura. Niba amenye kuri uriya muntu ari umukozi wa shitani ubwo wowe uri iki? Ubwo nawe nyine ni umusatanike, we nawe waruwe nimba babanaga cyangwa se basengeraga hamwe cyangwa se basengeraga mu rusengero rwe, reka ko yagiye kumumenya kubera ko. Ariko se ubundi kuzimu habaho? Ntababeshye. Gusa bavuga ngo icyo nzi nuko haremwe ibyo byaremwe kuzimu habaho, kwa ko nubundi nimba hitwa harabonye izina bivuze ngo nawo habaho. Ashingira kuki amwita umukozi wa shitani? Nabwo biterwa n'inyigisho yamuhaye, nimba inyigisho yamuhaye nibyo ngo inyigisho yamuhaye yasanze atari izukuri. Kuko rega buriya ntuzaterera ngo nawe uzahise ubure ninza nkakubwira ngo wenda urugero gukora iki ngiki ni cyiza kandi uzi ko ari kibi, ngo ndi umukozi w'Imana. Ubwo rero nakubwira ngo buriya afite impamvu yabivuze, ariko navuga ngo niturebera mu ishusho rusange turasanga abakozi b'Imana biyita abakozi b'Imana n'abesikoro. Ari ubwesiko. Witinya kubivuga n'abesikoro. Urugero tugana ku musozo w'ikiganiro, wenda inyigisho mutubwira ibindi bitubaka, mutubwira iki, ariko Imana mwigisha abakirisitu banyu. Ariko nge ndibaza, iyo Mana bigisha abantu nta mutima mwiza bafite, nta gufasha bafite. Urugero rworoshye, uzareba insengero nyinshi, usohoka mu rusengero ubona abantu bicaye hara bari gusabiriza, kandi mu by'ukuri agaseke kabacemo mutura amamiliyoni n'amamiliyoni. Even watanga n'icyo kugira ngo Imana ntikunda ibiceri, ikunda inoti. Sawa? None kubera icyo udafata ziriya noti batuye ko zikwiye ari zo gufasha abakene, gusohoka uhereze bari abakene babyati mwakire mugene mushaka icyo mukora sinzongere kubabona, ahubwo barigurira amave. Ugasanga noneho icyumweru kirashize yaramubonye, umwaka urashize amubona imbere y'urusengero, hakeneye no kumenya ngo uyu muntu kubera icyo abayicaye hano, ariko akajya imbere y'abakirisitu ati muture mutange mugire gutya ibintu, Imana irakora ibitangaza. Nimba nawe utarakora igitangaza ngo uvutereka mfasha uriya muntu, menya ngo nawe nta gitangaza kizakugeraho, aho kugira ngo yajyane yahe uriya mupasiteri ukubeshya ko uzagira gute, genda yahe uriya muntu babaye, genda uyafata uyamuhe urebe igitangaza kikubaho. Yego, Imana yo buriya ntabwo nje sindabona umupasiteri wagiye kumugara avuga ati ngo ngiye mfasha abana, ashinze ikigo cy'imfubyi ndabareze, ngiye mfasha abakene ndabafashije, sinshaka kuzongera kubona umukene ku muryango w'urusengero. Kandi no ikiza igihari cyakoroha, uzi nk'umupasiteri wavuga ngo afishinze ikigo nk'icyo gifasha abantu batishoboye cyangwa abantu benshi bamugana, manzo unyumve, akabazi yuko ya maturo yose aturisha ari ayo kujya gufasha bari abantu, uzabayoboka yabona benshi, uza abantu yabahinduriye ubuzima ni benshi, uzi imigisha y'Imana yamumanukira. Barafi, uwavuga y'ubuki, uwavuga y'inzuki ntiyarya ubuki. Ibi ntabwo twazabivamo. Reka dusoze tubonereho tubagarushe mw'abapasiteri mwe, mw'abapasiteri mwe, ni mwiyubahe kandi mutanga ubutumwa bwiza bwa nyabwo mu bintangarugero. Ibyo mwigisha bibanze tubibabone babibabone. Insengero ntabwo zimukiye kuri YouTube, ntabwo insengero ari kuza gusebanya kuri YouTube. Twe twababwiye ko ibinengwa tuzabinenga, ibishimwa tubishime. Bakunzi ba 001 TV show Rwanda, ntabwo ibiganiro birangiriye aha, turacyari kumwe, tuzakomeza tube kumwe namwe. Mbibutsa ko utarakora subscribe, gerageza rwose ukore vuba kugira ngo twomeze tubane mu biganiro bikurikira. Muri abantu b'intwari cyane, tuzakomeza kugenda dukebura abantu banyuza abandi mu nzira zitarizo. Yego, reka tubashimira bakoze subscribe, n'abatarayikora namwe turakomeza tubashimira, ariko mukoreho. Mbonereho nshimire cameraman na equipe technique, namwe bakunzi bacu mudukurikiye. Amahoro y'Imana abane namwe, murakoze cyane.